igomba gushaka umwataka. Iyo niyo transfer ya mbere ikipe ya Rayon Sport igomba gukora. Ikibazo cya kabiri cyo kwibaza rero, uwo mwataka aravahe? Kuko icyo nicyo kibazo cya mbere kiba kinakomeye. Ikintu cya mbere kigora isoko ry'ukwezi kwa mbere, bijya bigorana ko ushobora kubona umukinnyi ukwezi kwa mbere bijya bigorana ko ushobora kubona umukinnyi ngo ubone umukinnyi ufite amasezerano ugiye kugura mu yindi kipe. Iyo kipe igiye kumukugurisha iramuhenda, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hejuru yo kumuhenda nawe ibyo abasaba biba bigomba kuba bihenze. Niyo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport murimo murabibona ko nubwo ibizi ko ari cyo kintu ikeneye, igomba no kwitondera iki kintu. Kuko kuzana umwataka, niba ugiye kuzana umuntu ugiye gufasha umuntu witwa Folnganye, ntabwo agomba kuba harimo urwego runini hagati ya Folnganye n'uwo muntu ugiye kumufasha. Niba Folnganye agiye kubona umuntu ugiye kumwunganira mu gice gisatira, ntabwo ikipe ya Rayon Sport igomba kuzana umuntu uri kuri level yo hasi cyane ya Folnganye. Oya, niba ari umuntu ugiye kuza kwatakira ikipe ya Rayon Sport agomba kuba ari ku rwego. Icya kabiri, mubyibuke ko umwataka ari ikintu cyabuze kuri iyi si ya Nyagasani. Ba Folnganye babaho ku isi ntabwo ari benshi. Abandi bafite ba Folnganye babo baba bakomeyeho mu kwezi kwa mbere. Niyo ugiye kumubona umubona mu kwezi kwa gatandatu. Niyo mpamvu rero birimo birasaba igihe kinini cyane, birimo birasaba gukina ipiyo ya ruguru n'iyo hepfo. Niyo mpamvu mubona umuntu witwa Gacinya na Prosper bagomba kubyirukankamo, baratuje cyane. Ntago nge nangabo baraduha uwo tugomba kubabwira. Please mutuze, abantu barimo barabikurikirana, ni abantu nizeye neza ko ibyo bakora barabizi. Reka nongere nkwibutse, dusubire inyuma gato. Aba bagabo babiri bagiye batuzanira umuntu wabaga mu gihugu cy'Ubugande, isi yose itamuzi, ari umuntu usanzwe cyane. Bazanye umwataka witwa Davis Kasirye. Ni umwataka muremure w'igihagararo umeze neza. Scouting y'aba bantu yaragiye tuzanira uwo mwataka. Uzo mwataka ikintu yakoze, ni umwe mu bakinnyi duheruka bavuba ahangaha batsinze hat-trick kuri derby. Abareyo turaganje murera we. Hari nk'umuntu witwa Claude Siboniyo utubwiye ati ese mwaguze umuntu witwa Serafe mu Magaje. Uyu si umwataka ni nimero 10. Hari n'abantu batazi umwanya kinawe. Mwumva Serafe watsinze buri munsi, mukumva Serafe uri gushyiramo ibitego bya buri kanya. Uyu nguyu ntago ari umwataka. Uyu muntu witwa Serafe ntago ari umwataka, ni nimero 10. Abantu benshi muri iki gihugu ntibazi umwanya kina. Uyu nguyu ni nimero 10. Attaquant de soutien, attacking midfielder. Niyo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport mutuze rwose, mugende mwicare muhoza agakawa kanyu. Umuntu witwa Prosperi ugashyira n'umuntu witwa Gacinya, bagomba kubikurikirana kandi barabikoraho vuba. Ushobora kumbwira uti ko hari amakipe tubona arimo arasinyisha, twebwe turi Rayon Sport. Hari n'ikindi kintu mugomba kumenya, turi Rayon Sport. Rayon Sport ntabwo uzayibona idebroka miliyoni 40 ngo ijye kugura umukinnyi. Biragorana kuri Rayon Sport. Niba uri n'umufana w'ikipe ya Rayon Sport ukaba uri gutuma Rayon Sport kujya kugura umukinnyi ya miliyoni 50, miliyoni 60, iyo ntabwo ari Rayon Sport akabaye ifana wowe. Ntabwo wakabaye uri umufana wa Rayon Sport wowe. Hari ibintu byinshi byo kurebaho Rayon Sport igiye kugura umukinnyi. Ntabwo izagura umukinnyi wa miliyoni 100, icyo akoze yagura umukinnyi wa miliyoni 25 ikazamugurisha izo miliyoni 100. Icyo akoze ishobora kugura umukinnyi wa miliyoni 23 ikazamugurisha izo miliyoni 150. Ibyo byo ni ibintu, ibyo byo ni ibintu ishoboye. Niyo mpamvu rero niba uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ukaba uri umuntu utazi Rayon Sport ufana,
wishyaka n'umurava ni ibintu biri obvious. Ikipe ya Rayon Sport ibintu byose igomba kujongera nabyo. Ibi ni ibintu Rayon Sport igomba kujongera nabyo. Umwataka mwiza nibyo kuko biroroshye. Reka mbaye nk'urugero, reka mite mba nk'urugero. Imibare ntiyari yoroshye ko ikipe ya Yanga ko ifite, reka dufate urugero. Yanga aka kanya ifite abataka barenga batatu, bashobora kuba banagera kuri bane ahubwo. Ifite umunyazambiya, ifite uyu mukongomani udakina, ifite umunyagihugu witwa Muzize, ifite abataka bagera muri bane. Ntibyoroshye se kujyana miliyoni 100 z'amanyarwanda ukajya kugura mwataka umwe ko bigaragara ko uwo mwataka nyine atazakina. Ariko se Rayon Sport amafaranga irayafite. Umwana utazi koga murera we. Aha niho hasaba abagabo b'abanyabwenge. Oyiyambaza abasare murera we. Aha niho bisaba umunyabwenge ukareba possibility zose zihari. Icyambere ushobora gusanga ari nk'umukinnyi, urugero udafite ikipe umaze nk'ibyumweru 2 cyangwa 3 cyangwa umaze nk'amezi 3, ariko bitagusaba igihe kirekire bitewe naho yarari kugira ngo yongere ajye ku rwego. Wareba ibyo asaba cyane cyane nk'umushahara, ibyo yifuza bizamugendaho. Wamugereranya n'andi mahitamo ufite, wareba umuntu ugasanga ari mwiza, uwo ni w'ikipe ifata igasinyisha. Ariko mubanze muzirikane ko isoko ry'ukwezi kwa mbere ntiriba ryoroshye. Ariko ikipe ya Rayon Sport irabazanira umwataka, kandi izina ry'umwataka uri buze kumanuka hano ni izina rizwi, ntago ari izina risanzwe, ni izina rizwi. Ariko icyo ubuyobozi bwa Rayon Sport bugomba kurwana nabyo ni kimwe cyonyine. Uyu mukinnyi ugiye kwinjira yatanga challenge kuri uyu muntu witwa Folnganye. Match Folnganye atakinnye cyangwa agiye kwicara iminota 70-80, uyu mugabo tugiye gushyira mu kibuga ari ku rwego rwo gutanga nk'ibyo yatangaga. Iyo bibaye yego rero uwo muntu arahita asinyira ikipe ya Rayon Sport. Ariko ndabamenyesha ko iyi minsi turimo nta nubwo biri buze kugeza amatariki 20 mutarabona umukinnyi mushya ikipe ya Rayon Sport yamaze gusinyisha. Si cyambere sinjye mabwiye, si cyo mwari mukeneye, si cyo wari ukeneye. Aya matariki turimo turajyamo, reka mbaye nk'urugero rworoshye. Uyu muntu witwa Rashidi Munkurire, wo witwa Ndiho Rashidi, ndabona ashobora kuba byukanye akantu kakenge mu mutwe, mukureho mujyana ahantu hari umwanya ntagifite. Icyo narindi kuvuga ni iki: hari irushanwa ry'ubutwari riri imbere hano, abafana bawe bose nta gihindutse. Aha mu gihugu hose reka mbahe igihe noneho. Iri rushanwa ry'ubutwari rigiye kuza, nitumara kubona confirmation email itubwira ko tuzaryitabira, iryo rushanwa ikipe ya Rayon Sport ishobora kuryinjiramo, ukabona kuri stade hanyuzeho umuntu urimo uragusuhuza gusa yitamberera. Narya mashoti yawe. Imikino yo kwishyura Rayon Sport igomba kuyitangira, abakinnyi bibanze wababona. Ubwo wa mbere nakubwiraga umwataka we ni itegeko, nangwa ikipe ya Rayon Sport iri gusabwa itegetswe kuza kubimufite, kuko usigaye n'umwe. Niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport ngo nta muntu nta mahitamo, nta mwanya wo kuyihitishamo hari, nta mwanya wo kuyisaba. Igihari nuko uwo muntu uri buze kuba akinana nawe, uwo muntu baraza kuba basimburana, ni ihame araza kuba hari. Kimwe turavuga ko Rayon Sport ifite umwataka w'ibitego 9, dukeneye n'undi wakora nk'ibyo bitego rero, bakabikora bari kumwe. Ese muribuka ko ikipe ya Rayon Sport isanga nk'umuco wo kugira top scorer na top scorer? Igikombe cya shampiyona Rayon Sport iruka gutwara yari ifite Sarupongo na Jire Urimwengo, umwe afite ibitego 20, undi afite ibitego 16. Abataka bo ubwabo bonyine bakoze ibitego 36. Umwana utazi koga murera we. Ngira ngo urahita wumva uburyo ikipe ya Rayon Sport ibitekereza. Niyo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport icyambere mugomba kumenya, icyambere ugomba kuzirikana cyo ikipe ya Rayon Sport itegetswe kuza kuba ifite undi mwataka ko umuntu witwa Folnganye. Barabibona ko imitwaro yose ntabwo ari buze kuyimwikorereza.
iyo sezo ikipe ya Rayon Sport yatsinze ibitego 53 nibyo yinjije muri shampiyona, ariko ibitego 36 byinjijwe n'abantu babiri gusa. Ndongera mbigusubiriremo, ibitego 36 byinjijwe n'abakinnyi babiri gusa. Ikipe ya Rayon Sport imenyereye kugira abataka babiri bakomeye. Niyo mpamvu rero mu bintu bya mbere ugomba kwandika icara utuje nta kibazo. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bubizi kurusha uko ubizi. Niba mubyibuka neza imigabo n'imigambi y'abatowe, perezida w'ikipe ya Rayon Sport bosi wanjye ahora avuga ko buri gihe ikintu cya mbere akeneye kubaha ni igikombe cya shampiyona. Uru rugendo rero rw'igikombe cya shampiyona cya sezo ya 2018-2019 yararurimo uru rugendo yararurimo, ari mu bantu batwaye igikombe. Azi uko igikombe gitwarwa rero. Niba rero azi uko igikombe gitwarwa, wikirirwa wigora ngo urabona uko batarimo barasinyisha ngo birimo biragenda bite ngo ese ngo ntibatinze. Oya, aba bantu babizi kurusha uko tubizi twebwe. Niyo mpamvu nanjye rero Wasiri ndabitegereje, ntegereje igihe bazambwira ngo akira tuguhaye dokima. Ariko icyo bambwiye nanjye ni kimwe, Wasiri tuza, twebwe abakinnyi turabagura. Icyiza gihari kandi noneho gihari ugomba kumenya, irindi banga nkwibiye. Aba bagabo bo muri Rayon Sport bakoze bije, ngira ngo mwaranayumvishe igihe ikipe ya Rayon Sport yakoraga inama. Si ibanga ikipe ya Rayon Sport irifuza ibihumbi 40 na hafi miliyoni 40, tubare mu manyarwanda kugira ngo bize kunyorohera. Ikipe ya Rayon Sport irifuza miliyoni 60 zo kujyana ku isoko. Izo miliyoni 60 rero nubwo atari amafaranga menshi, hari abantu bayaguramo umukinnyi umwe. Hari abantu bagura aya mafaranga, hari abantu bayaguramo umukinnyi umwe wenyine. Ariko ikipe ya Rayon Sport kubera ko ifite abantu basanzwe bazi by'umupira w'amaguru, basanzwe bazi uko ibi bintu bikorwa, basanzwe bazi uko ugura umukinnyi, birashoboka cyane ko aya mafaranga yavamo abakinnyi bose ikipe ya Rayon Sport ikeneye. Indi priority ikipe ya Rayon Sport ikeneye, ntago Rayon Sport ikeneye kugihengeka umukinnyi mu kibuga hagati ku ruhande. Ibintu byo gufata umukinnyi mu kibuga hagati agahengekwa ku ruhande, Rayon Sport ntibikozwa. Ibyo biri mu bintu ikipe ya Rayon Sport idakeneye rwose. Rayon Sport ikeneye ko niba uri umukinnyi wo ku 10 hatanira umwanya ku 10, niba uri umukinnyi wa nimero 8 hatanira umwanya kuri nimero 8. Ikipe ya Rayon Sport ku isoko nanone at the same time irimo irarwana no gushaka umuforward. Iyo turimo turavuga umuforward atandukanye n'uyu mwataka turimo turavuga, uwo ni umukinnyi wundi ugiye gusatira anyuze ku ruhande ariko unatsinda ibitego. Reka dufate nk'urugero, abantu mwibuka umukinnyi nka Onana ukuntu yari ameze muri Rayon Sport. Wa mukinnyi uba ukina ku ruhande, wa mukinnyi uba ari umukinnyi usatira anyuze ku ruhande ariko ufite n'ubushobozi bwo gutsinda igitego. Icyo kintu banze ucyumve neza, ni umukinnyi ugiye gusatira anyuze ku ruhande ariko utsinda ibitego Donatire. Wa mukinnyi usatira anyuze ku ruhande ariko unatsinda ibitego. Umukinnyi usatira anyuze ku ruhande ariko unatsinda ibitego. Uwo mukinnyi usatira anyuze ku ruhande ariko ufite n'ubushobozi bwo gutsinda igitego. Ikipe ya Rayon Sport rero nawe irimo iramushaka. Ntuhugire gusa kumwataka ngo uvuge ngo niba bagiye gushaka gusa. Ayo mafaranga ndimo ndakubwira, ikipe ya Rayon Sport igomba kuyakoresha inashaka umukinnyi w'umuforward wundi. Abakinnyi babiri ni imbaraga zigomba kwiyongera muri attacking line ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ihanganire igikombe cya shampiyona imeze neza. Ndongera mbikwibutse, Rayon Sport itwara igikombe niba yatsinze ibitego 53 ugasanga ibyo bitego ku kigero cya 50% cyangwa 60% byatsinzwe n'abantu babiri. Abo bantu babiri bagomba kugabana ibitego by'ikipe ya Rayon Sport, abantu bakira mu gice gisatira.
abo bantu baba bagomba kurwana no gutsindira ikipe ya Rayon Sport ibitego kandi bikava mu nzira. Niba Forunganya atatsinze undi abe yatsinze, niba uyu Muforunganye asohotse mu kibuga umwataka wundi ugiye kumusimbura nawe azatsinde, umukinnyi ukina ku ruhande rwa Rayon Sport asatira nawe aba afite ibitego. Abo bakinnyi babiri nizo priority, ndongera mbisubire mu nizo priorities z'ikipe ya Rayon Sport. Kandi ndakumenyesha ko ibyo kubaganiriza byo bigeze kure. Igisigaye nuko bizagera ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2025 ubwo isoko rizaba riri gufungwa. Adrien azaba yamaze gukora registration zabo bakinnyi. Ndabizeza ko iyi mikino muri kubona igiye kuza imbere uzababona bakunyuza imbere. Ni amazina usanzwe uzi, nta zina rishya uzigera wumva mu matwi yawe rwose, nta zina rizagutungura mu gutwi kwawe, nta zina na rimwe rizagutungura mu gutwi kwawe. Uzabona abantu usanzwe uzi, abo bantu usanzwe uzi nibo uzabona ku kibuga cy'imyitozo cy'ikipe ya Rayon Sport, ni nabo uzabona ikipe ya Rayon Sport bikwereka ko yabasinyishije. Ubwo rero icara utuze winywera agafanta kawe, ikipe ya Rayon Sport izajya ku isoko yego. Nibiramuka bikunze rero ikipe ya Rayon Sport igasanga ibonye aba bakinnyi turimo turavuga, ikababona ku giciro kidahambaye cyane, kuko birashoboka cyane ko ushobora kubona nk'umwataka ariko ukamubona aguhenze, amafaranga wategura ugasanga wayakoreshejeho cyane. Iki gice cy'imbere Rayon Sport nimara kucyubaka, ahantu honyine ikipe ya Rayon Sport izasubira mu gihe yaba isigaranye ubushobozi, ikipe ya Rayon Sport izongeramo umukaseri. Ikipe ya Rayon Sport izongeramo umukaseri mu ikipe yayo, aziyongeramo mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport igomba kugura. Ariko ni umuntu utekerezwaho nyuma y'abandi bose, atekerezwaho nyuma y'abandi bose. Nibikunda birashoboka ko ikipe ya Rayon Sport igomba guhita imusinyisha mu buryo bwihuta. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Ariko ikintu kibanza gukemurwa, ikibazo cya mbere kibanza gukemurwa, ikibazo cya mbere kigomba gukemurwa, Rayon Sport igomba kubanza gusinyisha umwataka. Umwataka namara gusinya haziyongeraho undi mu forward bazajya bakinana. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport igomba no kuzasinyisha umukaseri mu gihe ubukungu bwaba bukunze. Igihe ubukungu bwaba bukunze. Ibyo ngibyo nibyo nakubwira ku bijyanye n'isoko. Ubwo icara witurize, icara winywera agakawa kawe. Niba wibuka ko umuntu witwa Gacinya na Prosper bagiye batuzanira abakinnyi nabo tudatekereza, nibo babirimo, nibo bagomba kudushakira abakinnyi. Ubwo reka tubaha igihe cyabo, igihe bazambwirira ngo wasiribwira abantu ko abakinnyi bahageze, nta kintu kizamuza kubabwira rwose. Kandi nifuza ko buri mureyo wese yakicara agatuza. Akabantu bumva bitandukanye. Umuntu witwa Bayiramye aravuze ati kuvuze ngo nta zina rishya tuzabonamo, kuvuze ko ikipe ko abakinnyi ikipe izagura mwamaze kubamenya. Nge sindabamenya gusa wowe nakumenyeshaga ko abakinnyi ikipe ya Rayon Sport izasinyisha. Ikinyarwanda navuga, ikinyarwanda kiragora. Abakinnyi Rayon Sport izasinyisha ni izina uzumva usange wari usanzwe urizi, ni izina uzandika kuri internet uhita ubibona ako kanya. Ni izina uzabona ikipe ya Rayon Sport yasinyishije. Si ngombwa ngo nzaze hano kuri mikoro ngo ngusobanurire ngo uyu yanyuze aha, ngo byagenze uku, ngo byagenze uku. Nejo mu gitondo wajya kubona ukabona signing zirabaye. Ejo mu gitondo icyo bategereje nuko ibyo bintu byose bigomba kurangira. So ubwo rero ndumva ibyo twabivaho. Ubwo mbaganirije iyo minota yose nta zina mvuze, kubera ko iki ni igitangazamakuru cya Rayon Sport kiri official. Nkubwira ibintu byamaze kuba officiel 100%. Iki kiganiro kimaze, twe turakonfirima transfer, tutarakonfirima ibitaraba. We confirm. Twebwe ikintu hari ikintu
hari sinzaza hano ngo nkubwire ngo Rayon Sport iri kuganira n'uyu ngo iri kuganira n'uyu. Impamvu ntabivuga hano havugirwa ibintu biri officiel bya Rayon Sport, niyo mpamvu mugomba kubimenya. Izina njyewe na Ngabo tutarakonfirima, izina njyewe na Ngabo tutarakubwira ngo uyu mukinnyi niwe ikipe ya Rayon Sport isinyishije, uyu mukinnyi niwe ikipe ya Rayon Sport isinyishije. Igihe ibyo bintu tutarabikora ngo tuze tukubwire ngo uyu yasinye, uyu yasinye, uyu yasinye, uyu yasinye, please, uwo nguwo aba atarasinyira ikipe ya Rayon Sport. Umukinnyi asinyira ikipe ya Rayon Sport iyo Ngabo na Wasiri bagukonfirimye bakakubwira ngo ibi bintu byarangiye. Uwo mukinnyi ntarakubwira rero njyewe Wasiri cyangwa ngo Ngabo azamukubwire, uwo muntu wanajya umwihorera, umuveho, umureke, unamuhungire kure cyane. Ivara agashusho nguhaye, ari agashusho nguhaye kari kuri Instagram ariko urwane nabyo niyo ngiye gupimira ubushobozi bwawe nawe nyine. Kakugezeho. ubwo ari mbere yuko ninjira ku yindi ngingo, ari nk'umuntu witwa Mutagisha, sinzi niba izina ryawe ndivuze neza umbabarire, niba ndivuze nawe umbabarire. Aravuze ngo abakaseri turabafite, bazayongereho bazana abataka badanje. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo hari icyo bita priorite za Rayon Sport. Priorite, iyo turimo turavuga ikintu cyitwa priorite, iyo turimo turavuga ikintu cyitwa priorite, iyo turimo turavuga ikintu cyitwa priorite, hari ibintu bibanza kurusha ibindi byose. Kwa kundi uba ufite amafaranga, kwa kundi uba ufite kumwe uba ufite nk'iki kwa kundi uba ufite nk'abana ukaba uri kwibaza ngo harabanza iki, yarakurikiraho iki. Ikintu kibanza ikipe ya Rayon Sport iri bubanze gusinyisha no mu gice gisatira. N'abatari nabo mutangarijwe bwa mbere, ariko nibo bantu bazabanza gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Aba muri kubona rero ni abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport y'abagore. Ubwo twari i Huye dukina n'ikipe ya Mukura, nabo bakinaga match bayikinira ku kibuga kimeze gutya. Ariko mana we, mana, ubwo twari turimo dukina match n'ikipe ya Mukura, turimo dukina match n'ikipe ya Mukura, nabo bakinaga na Mutunda ariko bakinira ku kibuga kimeze gutya. Ukuri murabibona, nicyo kibuga ikipe ya Rayon Sport yakiniragaho. Iki nicyo kibuga bariho bakiniraho hano muri federasiyo. Iki kibazo cy'ibibuga bimeze gutya mwabikemuye koko? Ibibuga bimeze gutya mwabidukijije koko? Mbabarira wikoze kuri YouTube ubanze urebe nk'iki kibuga. Rayon Sport ni ikipe igerageza kugura abakinnyi. Nk'iyi Rayon Sport Women Football Club nk'uyu mwaka w'imikino binjije abakinnyi bakomeye muri iyi kipe bagomba kwifasha mu mikino mpuzamahanga. Binjijemo nk'umukobwa witwa Bizimana Rukia wavuye mu ikipe yitwa PVP do Buyenze. Tekereza gufata umukinnyi uguza amafaranga menshi uteganya kuzakoresha mu mikino mpuzamahanga, kamujyana ku bibuga bimeze nk'ibi ngibi. Ko mu bagabo mwabiciye no mu bari n'abategarugori. Aba bantu nabo ko bakeneye, aba bantu bakeneye ubuvugizi. Mbabarira undebera akagasaba abakinnyi bakiniragaho. Nta godiyo nimwe ishobora gufatamo. Ikibuga nta bwatsi, ikibuga kiragwamo imvura. Reba uburyo cyahindutse cy'ubwacyo cyonyine. Nugukina ukaba wagira ngo uri gukinira ku kiyaga.
mbabarira fata amasegonda abiri gusa bikoze kuri YouTube urebe nk'iki kibuga Rayon Sport Women Football Club yakiniyeho match inarila. Iki ni ikibuga ni iki? Njye narakibonye ubwoba buranyica sigara nsengera abakobwa bagiye gukina match byubuza ngo bose bahava ari amahoro. Inkuru nziza irimo ni iyihe rero? Kibi kibuga cyiza, kibi kibuga nk'iki ngiki ubona bigoranye kumenya ko ari ikibuga. Ikipe ya Rayon Sport irahagusanga ikagutakura ibikubita kurusha amashanyarazi ya kera. Ikipe ya Rayon Sport Women Football Club Mutunda yari ibitego 5 kandi bari gukinira ku kibuga kimeze gutya. Ibitego 5 brother. Reba iki kibuga kimeze gutya ubona abantu badahagararamo, ubona no gusuhuzanya mfite ubwoba ko ari n'umuntu ari bugwe. Ariko iki kibuga uri murabona Rayon Sport Women Football Club yagikandagiyeho irasa umuntu ibitego 5. Nta kibuga na kimwe wayitega ntihagarikwa. Match batanze go ahead ngo ikinwe batekereza ko biri buze kuba ibintu byoroshye, ariko abakinnyi ndabashimira byimazeyo. Iyi ntabire uyu murimo mubona bakiniyemo ikipe ya Rayon Sport y'abagore yahanyuranye umucyo irawutambaza bakajya bagira ngo ahubwo iri kuri synthetique. Yanyagiye umuntu witwa Esi Mutunda ibitego 5 kuko abantu barihuye, abantu mwarihuye ngira ngo mwarabibonye ko ihuye haguye imvura. Iyi mvura yaguye ihuye rero muri stade ntibashoboraga kwibona, ariko nk'umuntu arebaga kuko iki kibuga kihuye ukuntu gikoze. Ikibuga kihuye ukuntu gikoze ni tapi synthetique, ariko nayo mwaribonaga ko amazi yari yaretsemo gake. Noneho wibaze niba imvura yari yaguye ihuye warayibonaga, wibaza ahangaha nko kuri iki kibuga nyine kimeze nk'uko. Icyabaye rero nuko ikipe ya Rayon Sport Women Football Club yaratsinze inatsinda ibitego 5. Ibitego 5 byatsinzwe nande. Igitego cya mbere muri uyu mukino cyatsinzwe na Emerance, hanyuma Gigi yatsinze. Ubwo iyo tuvuze Gigi ni umukobwa witwa Ukwinkunda Jeannette, yatsinze ibitego 2 muri uyu mukino, cyari igitego cya kabiri n'igitego cya gatatu. Hanyuma hari umukobwa uri muranezeza cyane, ni umukobwa ukomoka mu gihugu cya Kenya. Nyuma yuko abatoza b'ikipe ya Rayon Sport Women Football Club mu bushishozi bwabo yaje ari umuzamu bamuhindurira umwanya, ariko ibitego amaze gutsinda ni ibitego byinshi cyane. Uyu mukino naho yongeye gutsinda, niwe watsindiye Rayon Sport Women Football Club igitego cya 4. Hanyuma kapiteni emblematique nimero 10 uzi gukina umupira byo ku rwego rwo hejuru, akina ku mwanya wa nimero 10 ariko yiyambarira we nimero 8, yitwa Dorote, niwe watsinze igitego cya 5. Umukino uza kurangira ikipe ya Rayon Sport Women Football Club itsinze ikipe ya Mutunda ibitego 5-0. Nuko match yarangiye iracyayobora urutonde rwa champion. Ibitego 5 byarinjiye rwose. Nuko game yarangiye rero ikipe ya Rayon Sport kabone nubwo yakiniye ku kibuga kibi gutya, kabone nubwo yakinnye bimeze uku nguku kuri murabibona. Iyi ntabire murimo murabona yayikiniyemo irazinyagira ibitego 5. Imikino 12 rero imaze kugeza ibitego 30, amanota 32 mu mbabarire, imaze kwinjiza ibitego 55, yinjijwe 4, ubwizigamye ibitego 51. Ikurikiyeho n'ikipe yitwa Indahangarwa ifite amanota 26. Hanyuma Bugesera iri ku mwanya wa 3 n'amanota 28, Kamonyi 22, AS Kigali ifite amanota 21. Abamaze gutsinda ibitego byinshi rero ntiwumve ngo Kaboyi yaragiye ngo utekereze ko atakiri top scorer. Aracyari top scorer, nta muntu uramucaho. Ariko Ukwinkunda Jeannette nyuma yo gutsinda ibitego 2, Fazari yarangiye afite ibitego 10, ubu yamaze kugeza ibitego 12. Amaze kugeza ibitego 12,
umukinnyi mu kibuga hagati witwa Emerance amaze gutsinda ibitego 8 ubwo ndi kukubwira aba top scorers b'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma Bizimana Rukia amaze kugeza ibitego 6. Nibo ba top scorers b'ikipe ya Rayon Sport. Ibitego 12 bya Ukw'inkunda Jeannette urushwe igitego kimwe na Kaboy ufite 13. Kaboy mwibuke ko yagiye muri Tanzania asinye ikipe ya Yanga y'abagore ariko aracyafite ibitego 13 ko yagiye amaze gutsinda ibitego byinshi pe. Ariko uko bigaragara umuntu witwa Ukw'inkunda Jeannette aka Gigi biragaragara cyane ko agiye kumucaho, aramurusha igitego kimwe gusa, icyo gitego kimwe nacyo ari hafi yo kugikuraho. Hanyuma umaze gutanga assist nyinshi yitwa Mukeshimana Dorothée amaze gutanga assist 10. Hanyuma afite assist 9 yitwa Bizimana Rukia, kandi ubwo Kaboyi ari hafi aho ngo nawe afite assist 5 yarigendeye. Clean sheets nyinshi umuzamu wa Rayon Sport Women Football Club yitwa Ndakimana Angeline arazifite nyinshi cyane uko afite 8. Umukurikiye ni Uwase Betty ufite 6. urumva ko ikipe ya Rayon Sport iyoboye hose. Urutonde rwa champion irayoboye, ubwo tuze gusubira ku yindi journée turimo turareba uko bizaba bigenda ku yindi match. Ariko ndumwe mu bantu bagize ubwoba bukomeye cyane muri ikipe ya Rayon Sport igiye gukinira kuri iki kibuga. Amakuru meza ariho rero, ikibuga nk'iki bagikiniyeho baranatsinda, si ukugikiniraho gusa, bagikiniyeho bananyagira ikipe bari bagiye gukina ibitego 5. Ni resultat y'ibitego 5 rwose. Resultat y'ibitego 5. Ubwo rero izi match no kujya tuzikurikirana ari nyinshi cyane, hanyuma tukanakora ubuvugizi kuri aba bana b'abakobwa pe. Nk'ikipe ya Rayon Sport iba yaratanze amafaranga menshi igura abakinnyi ibikwiye no gukinira ku bibuga byiza birenze ibi ngibi. Niba yo yakirira abantu mu Nzove ku kibuga kiza kiri kuri synthetique, ntago Rayon Sport isaba ko buri kibuga cyose kizaba ari synthetique muri championnat. Oya, buri kibuga cyose ntikizabe synthetique, ariko byibuza n'ikibuga kibi cy'ibyatsi biba ari ibyatsi ahantu hose ku buryo umuntu aba yizeye ko niyo imvura yagwa byibuza hari umutekano ku mukinnyi ugiye gukina ku kibuga. Tugiye kwakira telefone zanyu tuvugana iminota nk'ibiri cyangwa 3 ubundi muturekure dutahe. Waramutse uravuga gace ariko waramutse neza. Ere kuvugana na Misago kumukina. Yego Misa. Tubateze amatwi turabakunda cyane. Mwatwumvaga neza se? Twishimiye abakobwa bacu nyine ibintu bakoze. No kuba mukeba wacu yarasigaye nabyo byaratushimishije cyane. Rwose uramukinnyi arakenewe wo muri agiye guturuka muri Muhazi arakiniwe. Ntago muzurega.